Ndabaramukije cyane nanone amahoro y'Imana bane namwe kandi Uwiteka bishimire umwami Imana bakomeze ababere byose muri byose. Rero nshuti bavandimwe bene data ndabakunda cyane, muri abantu b'umumaro, muri abantu b'umugisha, muri abo Imana yiremeye ubwoko bwayo bwera, abo Uwiteka yashyiriyeho kugira ngo tujye tubasha kungurana ibitekerezo mu buzima. Rero nshuti bavandimwe bene data, nk'uko iki ari icyumweru twahariye ubuzima, twahariye imibereho yacu, twahariye amagara yacu, twibanda ku by'Imana yaremye kugira ngo tujye tubikoresha. Uyu munsi wa none nabazaniye ikimera cyitwa beterave. Ndabizi neza yuko abantu benshi iki kimera barakizi kandi kizwi muri uru rurimi rw'amahanga, beterave cyangwa se icyo twakwita nka beetroot. Beterave ni ikimera bwoko ki? Ni ikimera nyabaki? Gikoreshwa gute? Ntabwo nifuza kwinjira mu byo nakwita biological y'iki kimera cyangwa se mu buryo cy'iki kimera cyatangiye, aho cyaturutse, inkomoko zacyo. Ibyo ntabwo biba ari ngombwa. Icyo twe dukeneye ni ukumenya umumaro w'iki kimera ku mibereho yacu. Icyo dukeneye ni ukumenya umumaro w'iki kimera ku buzima bwacu, ku bugingo bwacu. Mbese gukoresha beterave ni iki bimariye ubuzima bwacu? Mbese gukoresha beterave ni iki bimariye imibereho yacu, ingingo zacu? Murakoze cyane rero. Iki kimera cyitwa beterave cyangwa se beetroot. Iki ni ikimera cyiza cyane. Ubundi iki kimera ni ikimera cyera nk'uko ibirayi byera, cyerera mu butaka nk'uko ibijumba byera, nk'uko imyumbati yera. Iyo ugihinze hejuru ubona igihingwa cyacyo ari ibibabi, ariko iyo ugisaruye hasi mu butaka ubonamo ikijumba cyiza kimeze gutya. Iki ni ikijumba gikungahaye ku ibara ritukura cyane. Ubwo iyo tuvuze ibara ritukura cyane hari ibyo twita dushaka kugira ngo musobanukirwe. Kigizwe n'ibintu bigiye bitandukanye, harimo amaseri minero akenerwa n'umubiri, harimo amavitamine, harimo amaporoteyine, harimo amavuta cyangwa se ibyo twakwita fats. Ibyo ni ibintu byose umubiri wacu ukenera, ariko ibara ritukura twavuze noneho rigize ibintu biri muri iki kintu, ayo mavitamine, aya maporoteyine, aya makarisiyumu, ibyo byose biri muri iki kimera bikaba bigizwe nanone n'ibara ritukura cyane, rimatiriye cyangwa se rigize ibyo byose. Iri bara ritukura cyane rero rikaba ari ibara ryiza cyane kuko rifasha umubiri mu byo twakwita blood formation, cyangwa se mu buryo amaraso yiforoma cyangwa se yikora mu mubiri bitewe n'ibyo tugenza gute, n'ibyo turya. Hari byinshi turya, hari byinshi tunywa byunganira umubiri wacu kugira ngo amaraso abashe gukorwa, abashe gutembera neza mu mubiri. Iki ni ikimera kiza ku isonga, hamwe n'ibyo twita comfort cyangwa se ibyo twita ibinyomoro. Umuntu ukoresha izi mbuto cyangwa se umuntu ukoresha iki cyaremwe, uru ruboga, nyuma agakoresha n'ibinyomoro, rwose ni ibintu byunganirana kandi bifatanya kugira ngo umubiri wacu ubashe kubaho umeze neza kandi amaraso abashe kuba agwiriye mu mubiri kandi afite intungamubiri. Akamaro rero ka beterave ni iki? Yongera ingano y'amaraso mu mubiri. Ikindi, beterave ituma amaraso mu mubiri akorwa mu buryo bwihuse, kandi muri yo ku bantu bayikoresha itanga gutembera kw'amaraso neza mu mubiri. Ikindi ni umuti mwiza ku bantu bajya bakunda kugira ikintu kigogora. Iyo ubasha kurya ibintu umubiri wawe ukabigogora cyangwa se ukabitunganya mu buryo bugoye, iyi beterave irafasha cyane. Umutobe wayo ukora mu bintu bijyanye na appareil digestif cyangwa se mu bintu bijyanye na, reka tukomeze tubivuge muri izi ndimi z'amahanga ariko ndarushaho kubisobanura, mu igogora kwa. Rero iki kimera kirafasha cyane. Rero nabashishikariza namwe cyangwa se nabashishikariza muri rusange kujya mukoresha beterave cyangwa kujya mukoresha beetroot. Ishobora gukoreshwa mu biryo igatekwa nk'uko imboga zitekwa, ishobora gukoreshwa mu masalade cyangwa se kuri salade, ishobora gukoreshwa mu mutobe, ukaba wayifata ukayigira umutobe. Ku bantu babimenyereye hari ibyo twita rap, bakayirapa. Ku bantu babimenyereye ushobora gufata icyuma ukayihata, wamara kuyihata wamaze kuyitunganya neza wayironze, noneho wamara kuyitunganya wamaze kuyihata neza n'isuku,
warangiza ukayikatamo utumorso cyangwa se udupande duto cyane, nibyo bita small particles, ukayigabanya 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 ukayigabanya. Icyo gihe ushobora kuba wayifata ugashyiramo ikintu twakwita nk'akunyu cyangwa se umunyu mukeya, ukayikoroga cyangwa se ukayivangavanga n'uwo munyu muke muke muke. Umunyu kuko nawo ufite imbaraga nyinshi cyane, iyo uramutse ubonye indimu ukaminjiraho, icyo gihe ukayirya iragufasha cyane, ikora mu mubiri rero kandi ikabasha kunganira umubiri, murakoze kubaho umeze neza. Rero mbifurije kugira ubuzima buzima, mbifurije kugira amagara mazima, kandi mbifuriza kumenya gukoresha ibi byaremwe Imana yagenje gute yaduhaye. Beterave rero ni nziza cyane ku bana batoya, ni nziza ku babyeyi, cyane cyane ku babyeyi batwite cyangwa se bibungenza, cyangwa se ku babyeyi bamaze iminsi babyaye. Iki ni ikimera cyiza cyane, baragikeneye. Iki ni ikimera cyiza cyane ku bana b'abakobwa bamaze iminsi bavuye mu bihe by'ubuzima bwabo, nabo bakwiye gukoresha iki kimera cya beterave. Iki ni ikimera rero cyiza cyane kandi cyizewe ku bana batoya badafite amaraso, ku bana batoya badafite umubiri mwiza, bakwiye kujya bahabwa ibiryo bitetswemo beterave, kubera ko beterave ni nziza, kandi beterave ikungahaye ku bikenerwa n'umubiri hafi ya byose. Harimo isukari, harimo umunyu, harimo amazi, harimo ibitanga amaraso, harimo proteine, harimo vitamine, harimo buri kimwe cyose. Rero muri beterave nta kiburamo, beterave yujuje byose. Ni ikiremwa, ni ikimera cyiza Imana yaduhaye kugira ngo mu gihe gikwiye nk'iki ngiki tujye tubasha kugikoresha kugira ngo kiduhe ubuzima buzima. Imbaraga y'Imana rero ikorera mu byaremwe, ikorera no muri beterave. Muri beterave wahakura umuti w'indwara zigiye zitandukanye, umuti w'amaso, umuti w'ibyo twakwita nka hepatite ku bantu barwara ibihaha. Uyu ni umuti mwiza cyane ku bantu barwara igifu. Uyu ni umuti mwiza cyane ku bantu barwara umwijima. Uyu ni umuti mwiza cyane. Uburyo rero uyu muti ukoreshwamo ni ukuwufata, wamara kuwufata cyangwa se beterave ni ukuyifata, wamara kuyifata ukayironga, wamara kuyironga ukayihata, wamara kuyihata ukayita uyishyira ahantu mu kamashini cyangwa se mu isekuru ukayisya. Wamara kuyisya ukayifata, ugafata ibyo umaze gusya ukabifungura mu mazi meza atetse, cyangwa se ukabifata ukahita ubicanira mu mazi. None wamara kubicanira mu mazi, icyo gihe uramutse ufite ubuki, bya bikatsi wacaniriye mu mazi bigashya, ushobora kwifata ukabiyungurura. Wamara kubiyungurura ukaba wabifata ukabivanga n'ubuki ukajya unywa. Bifasha mu mwijima, bifasha mu gifu, bifasha mu mpyiko, bifasha mu bura, bifasha mu byo twakwita internal viscera cyangwa se muri organe intérieure. Muri organe intérieure zose cyangwa se internal organs uyu muti ukoramo, ariko uburyo bwiza bwawo nuko uwufata. Wamara kuwufata wafata ino beterave ukayironga, wamara kuyironga ukayifata ukayihata, wamara kuyihata ukayisekura cyangwa se ukayisya uramutse ufite akamashini. Wamara kuyisya bya bikatsi umaze gusya ukabifata ukabiteka mu mazi, biterwa n'ingano y'ibyo ufite. Ubundi nk'ibi ngibi nge mfite, urabona ko ari ibijumba binini, ibi bijumba bibiri bishobora kujya muri litiro 5 z'amazi. Rero ibi ngibi nimba bishobora kujya muri litiro 5 z'amazi, ni ukuvuga ngo icyo gihe urabifata bino ukabisya. Wamara kubisya ugafata cya gikatsi cyabyo ukagiteka mu mazi. Wamara kugiteka mu mazi, ayo mazi angana na litiro 5, warangiza ukaza gushyiramo ubuki, ukaza kuba washyiramo indimu, cyangwa se byabana byiza ukaba washyiramo ikindi kintu cyasimbura indimu. Ubundi warangiza indimu kuyishyiramo no kugira ngo uwo mutobe nimba utawumaze ako kanya bibashe kubikika igihe kirekire, for long time, because kubera ko indimu ikora nk'ibyo twakwita nka vinegere. Iyo ushaka ko ibintu byawe bitangirika, kuko urabizi yuko ibintu by'imboga hafi ya byose, ibikomoka ku mboga hafi ya byose bifite icyo twakwita perishability rate iri ku rwego rwo hejuru, byangirika vuba. Rero icyo gihe umaze kubifata ukabikora
ukamuriramo indimu cyangwa ugashyiramo ka vinegere kugira ngo ubashe kubibika igihe kirekire. Rero iyo ushyizemo ubuki muri ya mazi y'ibi ngibi ugashyiramo akadimu cyangwa ka vinegere ukanywaho ibyo ushoboye, ibindi ukabibika. Umutobe urimo ka vinegere ushobora kubikwa kugeza ku minsi 11. Icyo gihe urabikoresha kandi ukumva uguwe neza mu mubiri, ukumva umeze neza. Rero vuba aha ngaha nzababwira ku byitwa concombre, courgette, watermelon, nzababwira ku bijyanye na epinari, nzababwira ku bijyanye na garlic cyangwa se tungurusumu, nzababwira ku bijyanye na ginger, tangawize ndetse n'ibindi cyane. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha, Uwiteka bishimire, Umwami Imana bakomeze ababere byose muri byose. Mureke dutunge ubuzima buzima kuko roho nziza itura mu magara mazima. Umwami Imana akomeze ababere byose muri byose mu izina rya Yesu, amen.